Umudamu yantereye umwana arangije afata inzara agenda, ubu numva ngo ari i Kigali ngo arakora ububohe. Ibi ni ibiki kuko njye n'abana bose narabatwaye. Mvuga ngo nari ikintu nzamusaba, nari narahinze imirima yanjye yose yuzuye imyaka. Ni umuntu utahinga umwaka ngo uhagarare mu nzu. Ni ukugurisha akajya ku modoka, akajya mu bagore, akajya mu biki, ariko byose njye narabyihanganiye. Ariko njyewe ikibi ni cyo kuntesha umutwe, nkabura hepfo nkabura haruguru. N'igihe mbutse ntwaye abana banjye kubarundarunda, naho akansanga akantesha umutwe. None se kugeza n'aho nagiye gutaha ubukwe akansanga ahantu mu bukwe akajya kunkubitira hagati y'abantu. none ariko nimba umubyeyi yumva umwanzuro ari gufata abana akabajugunya agahita yigendera, icyo gihe nawe ababaye umubyeyi mubi. Ntabwo umwana azifata ngo amenye ngo njyewe uyu munsi ndabaho gutya cyangwa se ndabigenza nka. Ariko umubyeyi birababaje kuba ababyeyi bamwe na bamwe bifata abana bakabata nta mpamvu. Byibura ubu ngubu bucyana nawe yakabaye nawe afite ikibazo avuga ati njyewe nabangamiye umugore wanjye ndamukubita none yarancitse, ariko uyu munsi afite amahirwe y'uko atigeze amukubita. Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa. mikoro rero za Buganza TV zigarutse hano n'ubundi mu kagari ka Nkomangwa, ni mu mudugudu wo muri Nyagahanga. Hano rero mu mudugudu wa Nyagahanga rero tukaba twageze, ariko dusanze hari umugabo uhetse umwana nk'uko muri kubibona. Reka rero tugira ibyo wenda turi buze kuza kumubaza maze aze kubasangiza iyi nkuru ye. Meriwe Karame, mwiriwe wiriwe neza. bakwita nde? Banyita Bucyana Samuel. Bakwita Bucyana Samuel. Ko tubona Bucyana uhetse umwana, makuru y'uwo mwana uhetse? Umudamu yantereye umwana arangije afata inzara agenda, ubu numva ngo ari i Kigali ngo arakora ububohe. Ariko si bwo bwa mbere, si ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu. Hari n'igihe yagiye amara y'amezi 6 aza afite inda y'uyu mwana, ambwira ko yafite inda, ndamwe nta kibazo gihari, bwo niba ari yanjye niyanjye. Aragaruka kuva icyo gihe kugeza n'aya masaha yarongeje, ubundi yongera asubira mu kazi ke nyine yamenyereye. Ese wenda nta mpamvu igaragara ishobora kuba yaratumye wenda nyina w'umwana agenda? Impamvu ye rero ni umuntu ukunda gupfuha, ntaba ashaka ko najya gusoma agacupa nk'abandi, ndahaha nkashyiramo abakozi bagahinga mu murima, nta nzara mwisha, nta n'imyenda yo kwambara yabuze, nari umuntu ukorera amafaranga. Ubu ni ukuvuga ngo uyafashe inzara agiye, amaze kugenda nanjye akazi nakoraga ndakareka, mpita kuza kurera umwana kugeza n'aya masaha. Ndamuhamagara akambwira ngo ntazangarukira mu rugo. Ntabwo yageze nandegana ngo avuge ati uyu muntu arampemukira ibiki n'ibiki, nta buyobozi, nta nshuti z'umuryango. Ahubwo yewe yampemukira, igiye uhamagara abategarugori bagenzi be nkamurega, yarangiza akabananira agafata inzira akigendera. Abashakiye akagaruka. None se ntago byaba wenda hari izindi mpamvu cyangwa izindi nkurikizi zishobora kuba zaba zaratumye uyu mudamu asiga abana? Ibyo niwe wakaba yabisobanura, kuko jewe impamvu zanjye genda zisobanura. Impamvu zanjye iyo yagize ikibazo runaka afashe inzira agiye, hige najyaga nanamuherekeza nkanambwa nise kujye nkabwira abaturage ni do dede ngo waragiye, tazajya umurumbaza cyangwa se yageragiye akavuga ngo hari ikibazo kindi cy'amakosa namukoreye. Ntago se hajyaga habaho wenda kuba mwatongana cyane, wenda mukaba mwagira no ku kigero cyo kuba mwarwana? Oya, turatongana bisanzwe, mubwa nti kuwajya ureka nkajya mu bandi bagabo, nkajya kunywa agacupa ko naguhahiye, uragira ngo nicaye mu rugo ahangaha kugira ngo nkufashe iki, ngugire gute ko ntinda guteka. None se kuba ujya mu bandi bagabo ujya kunywa agacupa nibyo byaba byarabaye impamvu yuko yagenda? Cyane ari n'igihewe ku giti cye aza akanamagutsa mu bandi bagabo akambwira ngo uvaye dutahe. Nkawe se kumagutsa mu bandi bagabo, aba bagabo urabona atari abagabo barimo kunywa icupa barangwa icupa nanjye ndi bagenzi babo. Urabona ari umugore wundi urimo, ariko we ingeso agira niyo gupfa akayicyongeyeho, agatura uko twarasezeranye, agatabana. Mufitanye amasezerano, mufitanye igikumwe cyane. Ese kuba mufitanye igikumwe ntago byaba ari byo bishobora wenda gutuma mwana abana mu mahoro? Cyane wana navuga ngo ni ngo aho najya hariho hose, ngo nzashakira ari hose, ngo isambu ni yanjye, ngo nzashakira ari hose, ngo nzagaruka. Cyane namusabye ikintu cy'umuntu ngo nari gikumwe cyo kibanisha abantu. Wowe mfasha
hanyuma uze unyarikira agapapuro kwa gitifu w'akagari usinye kutazagaruka shaka undi umfasha abantu ubu nawe niho waguha uburenganzira bwo kuba nawe wazana undi mugore akagufasha kurera abana. Ariko ubu nta mugore natinye kuzana aha ngaha kuko twarasezeranye muha icyubahiro mwereka mu bandi bantu ko ari umugore nahisemo mu bindi byiza genda namubwira nibona agenda nakoze amakosa ndi umuntu wowe jya uhamagara abaturage ngira imiryango nurangiza undege ngo usabe imbabazi kuko ajya hari amakosa yigeze kunkorera anca inyuma ajya mu bapolisi n'andi mu kazi arangije tubiburana nk'umuryango arangije arambwira ati mbabara sinzongera ndamubabarira kuki jyewe nakora amakosa we ntambabarire no kubera iki noneho aramutse wenda akubwiye ko utakongera kandi gusubira kunywa agacupa wenda ukazajya unywera agacupa mu rugo aramutse agusabye icyo kintu akakubwira ngo nibwo nagaruka birashoboka ko wamwemerera ko yagaruka mu rugo ahubwo nuko nyine nawe wambaye inganzwa nakwemera nkabikora ndetse ureba n'umwana mpetse nari mfite akazi nahakoraga hano hakurya gati muri hoteli ari mu boso rero nyiherera akazi ndi secretary officer ubu narasize naratashye ubu se abo bana bazatungwa n'iki ntabwo nemera kugira aho wongera kugira ngo mbe najya guhahira urugo nk'abandi bari mufitanye abana bangahe 3 bari mubyaranye 3 nyine ubwo ni ukuvuga ngo ikibazo gihari ni ukuba gusa ujya mu kabari ukinywera icupa nta zindi nkurikizi nta kindi cyaba kibyishe inyuma nta zindi nkurikizi kereka we ku giti cye niba azizi usibye kuvuga ngo afashe ibintu bye arapakiye aragiye gusa nta nubwo yanandegera n'umukuru w'umudugudu cyangwa ngo andegere na gitifu w'akagari kuko uyu muntu umukosa abaho ariko nibura nakabe nkora amakosa yarangiza akajya gute akamagara abantu akavuga akangaya nkamusaba imbabazi ariko jyewe narenzeho mpamagara abagore inshuro zirenga nka 30 muregamo umwana umuntu arambangamira abagore barabizi n'ubuye butumwa wenda wageza ko abanyarwanda badukurikiye b'abagabo ubufasha jye ubufasha nasaba je niba yanambabariraga akagaruka mu rugo rwe ije nkafata inzira nkigendera ariko se agarutse akagusaba ko icyo usaba weho busaba icyo nsaba abayobozi nuko bamugarura akaza akica mu rugo rwe niba ari indi kosa nabona namukoreye cye nkamusaba imbabazi mu muco nyarwanda ugasaba imbabazi kugira ngo ubashe kubana n'umugore wawe murera abana neza cyane ibyo yabikoze ndi kure ndi mu kazi anca inyuma sinzi umupolisi ndamuza amazina arakorera ari igishari hanyuma ubwo yansabye imbabazi nyine turagenda twicara nk'umuryango arambwira ati mbabara sinzongera ibyo bibaho ndabyihorera ariko si icyo dupfa wagira ingeso yo gupfuha namubwira nikora iki n'iki ati reka reka kitabuza mu rutoki ni amakoma ngenda muhamagara kuri telefone akambwira ngo ntazagaruka ariko si icyo bwandenganura nuko yaza akajya mu bana begiye nkafata inzira nkigendera atabishaka ubwo yaza akamisha uburenganzira tugatandukana none nkabona nanjye uburenganzira bwanjye icyo usaba nuko yagaruka mu rugo mukabana yakumva adashaka ko wenda mwakomeza kubana akemera mugasinyuza igikumwe yego none nawe ukashaka ubundi buryo bw'undi muntu wenda wagufasha kurera abana yego none se wenda kurera abana urumva bitari ko kuvuna biramvuna cyane kuko ntago ntiri mu kandi umuntu uzi guhaguruka ngajya gushakisha ariko urabona ngo bumba nicaye mu rugo urabona ko metse umwana n'ubu numva ko arimo kurira ubu ntago nishimye ku mutima meze nk'umusazi nomero ze rwose ndazifite cyane yaramakaniye yarambwiye ngo ntazagaruka ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ibibazo nyine yose icyaha naba namukoreye cyatuma atagira 078 wizivugira ku itangazamakuru reka rero mikoro za Buganza TV turebe ko twavugisha uyu mudamu twumve nawe icyo adutangariza Miriwe mute amakuru y'iminsi warabuze cyane wamenye okay ndi umunyamakuru kuri Buganza TV ariko unzi ku izina rya Papa Bachan wamenye nakumenye Papa
papa cyane. nakubazaga Mm. ko hari inkuru ziri kuvugwa ko wasize umwana ndetse ugasiga abana bose muri rusange ndetse ugasiga n'umwana wari ukiri ku ibere, ayo makuru bimeze bite? Reka mubwire papa cyane. Mm. Ndabizi ko wabaye muri Nkomangwa. Yego. Ibyanjye byinshi warabyumvaga. Mm. Noneho Mm. twese dusije Yego. ibintu byabaye ibindi. Mm. Igeze aho ngaho ngewe nabonye ibyakomeye, Yego. mfata inzira yo kujya kwikodeshereza. Mm. Uwo mugabo yafashe umwanya wo kunsanga mu ikode akantesha umutwe. Mm. Kugeza ngewe nageze aho ngaho nkavuga ni Imana, ibi ni ibiki kuko ngewe n'abana bose narabatwaye. Mm. Mvuga ngo nta n'ikintu nzamusaba, Mm. nari narahinze imirima yanjye yose yuzuye imyaka. Mm. Ni umuntu utahinga umwaka ngo uhagarare mu nzu. Mm. No kugurisha akajya kunywa inzoga, akajya mu bagore, akajya mu biki, ariko ibyo byose ngewe nari narabyihanganiye. Mm. Ariko ngewe ikibi cyo kuntesha umutwe, nkabura hepfo nkabura haruguru. Mm. N'igihe mbuze ngo ntwaye abana banjye kubarundarunda, naho akansanga akantesha umutwe. None se Kugeza n'aho nagiye gutaha ubukwe akansanga ahantu mu bukwe akajya kunkubitira hagati y'abantu. none se ko Kugeza hari yuko n'ubu mitwe twanashwanye no kugeza na n'ubu. none se nta bandi bantu wenda hano iwawe wenda waba warazanye mu nzu hano hagakorerwa wenda imibonano cyangwa se hagakorerwa ubusambanyi, reka tubivuge gutyo, byo ntabwo yakubabariye? Nawe ngabo abaturage bari aho ngaho mubabaze. Imyaka yari 2 ari mu kazi n'uwa gatatu yatashyemo. Yewe naramwihanganiraga nk'umugore ngategereza igihe aziye nkabonana nawe. None se wenda mu gusohoza ko umugabo ari kuvuga ko kurera abana biri kumugora kandi akaba ari kumva biri kumuvuna, kandi akaba ari guca bugufi avuga ko bikunze wenda wataha ukaza ukamufasha mukarera abana, niba ari agatama cyangwa mbona rwose iki kintu cy'impungenge cyo gusiga abana buri munsi muri Rwamagana ari ibintu biteye imbogamizi. Umugore aragenda kumva yuko hari ikibazo akemuye, ariko ibibazo abateje biba ari byinshi. Nizera ko amahirwe y'umubyeyi aba ari imwe. Twebwe turabizi neza yuko dushobora kuba tunarushye cyangwa tunavunika, n'imbogamizi tuba dufite zituvuna nazo ni nyinshi, ariko nimba umubyeyi yumva umwanzuro ari gufata abana akabajugunya agahita yigendera, icyo gihe nawe aba abaye umubyeyi mubi. Ntabwo umwana azifata ngo amenye ngo njyewe uyu munsi ndabaho gutya cyangwa se ndabigenza nka, ariko umubyeyi birababaje kuba ababyeyi bamwe na bamwe bifata abana bakabata nta mpamvu. Byibura ubu ngubu bucyana nawe yakabaye nawe afite ikibazo avuga ati njyewe nabangamiye umugore wanjye ndamukubita none yarancitse, ariko uyu munsi afite amahirwe yuko atigeze amukubita. Rero mu bigaragara ni ukubaza umugore icyifuzo cye, nimba yumva ari igikumwe bakwandukuza bagakora agatanya, cyangwa nimba yumva yagaruka mu rugo akarera abana akabasha kubisobanura. Ibyo bintu avuga amakuru n'ubundi icyambere n'amakuru, gutangira amakuru ku gihe. Nanjye njya mbibona, ariko ntago ndabona bucyana hari ahantu afite umugore. Nta n'amakuru ndumva ko hari undi mugore afite. nta muti yunga n'undi, ari byose birashoboka. aramutse gusabye imbabazi bamubugarira ubona mbere nazimuhaye, usibye gusa ko buriya ngo ntamujye uburana n'umugore ngo amutsinde, ntabwo yigeze amfata, kuko si ibyo by'uburayi nta mwana nari namubyariraho. abana dufitanye nabo twabyaranye mufate neza, abaturage barabizi, usibye ko abaturage baba bashaka guca hirya no hino, ariko umugore buri kwezi mugura umufuka w'umuceri n'ugahunga nkamutekera mu nzu, nkamukoreshereza imisatsi, ntacyo ntamukorera, ntiyambaye nabi, ntandega iki, nazamuka najya ku muhanda ngiye kugana n'abandi bagabo induru zikavuga. Nta mugore ngira, sibye uwo yansanganye dufitanye abana 4, nta wundi mugore ngira, sinamubyariyeho kuva mushatse, sinamuciye inyuma ngo amfate, usibye kugaragaza uyu mutifu yo kuvuga ngo yamfatiye hehe, yamfatiye kwande, ese uwo mugore yamfatiye nawe nindi? Ese uwabaza umukuru w'umudugudu ko umugore yaba yaramfashe nsambana, uwo mukuru w'umudugudu arabizi? Ushinzwe umutekano arabizi?
ahubwo umugore gusa we ashaka kunshyira mu rugo ngo nibere mu rugo ninzamuka aturajyahe niba ngiye kunywa agacupa ati kudataha uri hehe ntabwo ndi kumwe n'abandi bagabo kugeza ubwo nanjye muhamagara ntabwo ngune nkwereka ko nicaye akaza tukicara tugasangira nkamugura icyo kunywa aranywa inzoga nkamugurira twangiza tugatahana ariko ndahaha nzi kumva umugabo uhaguruka nkakora nzi gushakisha mu bukene bwanjye kandi ndumva nta abaturage ntabwo mbanye nabo niyo nanywa icupa tukajyaho tuvugana nabi ntabwo ntimbabarira twari twanyweye nta gacupa twari twanyweye umugore rero abagira ngo nkorere umushanze nk'umuhe awubike awujere ajya ngendera ariko nanjye nkamubwira nti ntabwo byakunda cyambere ni ukurya no kunywa nta bindi abana banjye ntabwo basa nabi usibye kuvuga ngo ntibafite nyina ubafurira ubitaho nanjye bakazi naragahagaritse kandi kuba akazi karahagaze biri kugukoma mu nkokora mu buryo bijyanye n'imyigire y'abana ndetse n'iterambere ryabo rya buri munsi cyane niba nahembwaga mfite akazi k'ukwezi umubosi ko yangihera akazi ahantu muri hoteli nshinzwe nayo security officer mpembwa amafaranga nkahaha none nangiza nkashyiraho n'utw'abasaza kandi ukuvuga ngo ayo mafaranga yose yanyunganiraga ariko nukuvuga ngo bisigaye ku mushahara umwe gusa wonyine ikibazo rero kiba gihariwe no kugira ngo ajere ibyo kuvuga ngo imyaka sinzi kugurisha imyaka sinzi kugera imyaka ye arayiteka akayigaburira abana be imyaka ikarangira nkahaha rwose niba ngiye nkagura umufuka w'umuceri nkagura umufuka w'agahunga aba yarabihinze cyangwa nabikuye mu gasozi imyaka ye ibihari kandi imyaka niyo iramira urugo sinshobora kurwaza umuntu ngo muri ikintu cy'ibihumbi 10 kandi ya myaka ihari ya myaka tugomba kuyikoramo mu gihe ntarabona amafaranga ikadufasha ntabwo yagiye kwa muganga ngo abure uko yivuza ntabwo yigeze abura uko agemurirwa mwitaho mu buryo bwose bushoboka mituweli nkayitanga tumva harimo aramura ubusa cyane no gushaka impamvu kuko ngo nta muntu uburana n'umugore ngo amutsinde kandi koko no kuva na kera na badata ntibaburanaga n'abagore ngo babatsinde akabazo kamwe k'amatsiko kamwe konyine gusa k'amatsiko nibaza nje ndabyibuka hari igihe nigeze ngusanga kwa muganga umudamu wawe yari yabyaye ese ni urukundo rwinshi uba umufitiye cyangwa nuko nta wundi muntu wenda wagombaga kujya kugemura uwo munsi njye ni ukuvuga ngo ni urukundo mba mufitiye kandi cyongeyeho umukecuru wanjye arashaje imiryango yanjye nanone iri kure ni ukuvuga ngo utite ku mugore wawe ugasanga arahababariye n'igihe baseka ntabwo ari we ntabwo yigeze abura ubufasha yaba arwaye umugore namushyiraga nkamukubita utuzi nkamwogeramo kumwojya nkamwambika nkahamagara umumotari akaza akamutwara cyangwa se nanjye mfite inshuti nkazihamagara nkabwira ngo nimuntize moto nkashyiramo amavuta nangiza umugore nkamujyana kwa muganga ntabwo umugore yigeze arembera mu rugo haba saa 8 yaba naharingira inshuti yari umugabo nkika wigeze kuzamutwa saa 8 z'ijoro yarwaye naragiye mu kazi icyo gihe n'igihe yakoreraga siwe yakoreraga saa 8 aramujyana ajya kwa muganga nanjye icyo nakoze aho narindi nasabye uruhushya ndaza umugore ndamurwaza amukura kwa muganga arampora ubusa yimbeshya ngo nasambana reka ntabwo yigeze amfata kimbeshyera ni ugushaka impamvu niba aramfashe yabyeretse ndi yabibwiye ndi ni umukuru w'umudugudu se ni gitifu se twagiye ku murenge se yarandeze mu kagari yari yandega ahubwo agiye we yakoze amakosa nk'ubwo yishegesha ashaka gutaha agafata ibintu agapakinga akagenda tamuyerekeza ngo ajye mbwira abatoki ndindira aragiye abaturage akamaza ugiye hehe ibiki n'ibiki akababwira ngo agiye kuruhura ubwonko shondi yajya amara amezi 6 ajyana inda atabizi arampamagara ngo afite inda ndamubaza iyo nda utakuye hano mu rugo iyo nda ni yandi ati nayitwaye ntabizi nta kibazo ujyari haza turipimisha tujyana kwa muganga umugore ndamuhemba nita amazina hano ubu yansigiye umwana w'imyaka 2 n'amezi 8 tena afite n'akabazo k'uburwayi ubu ni jewe ndamuheka akararanyarira akajya gute bakazina rakaretse kuvuga ngo ibyo nakabaye nteraho imbere byasubiye inyuma ese umugore utazarega umugabo ko yamuhemukiye umugore ngo twashwanye akagera beca ngo twatonganye agafata inzira akagenda nkayiberwaho agiye kandi nta n'amafaranga bafite sinzi umuheza amafaranga kuri telefone ntagenda kuri moto najya agenda kwigara w'abandi bwe mugwe ni ugihita gutaye abantu ati sinzagaruka wawe kitabuza mu toki n'amakoma ubu tuvugana ubu ngo niba afite umugano ntawe afite simbizi gusa iyo muhamagara nyitaba tukavugana abaturage bakamuhamagara akababwira ngo ntazagaruka ahangaha ubwo icyo nasabaga naza mpesha uburenganzira mu byanjye tutandukane kigendere nahingira amahoro kuko n'ubundi amasezerano twasezeranye tujya kubana yarayeho gukundana tukubahana nakora ikosa akampana nayo nakora ikosa nkamuhana
ahubwo ni ukuvuga ngo wowe aho kugira ngo angire inama cyangwa nyimugire girukanga ajya kwibwira abaturage bo hanze niba bamugira inama njye namubwiye n'iki kindi kidukora iki ati reka ati genda akora icyanjye ubwo rero mu by'ukuri jyewe nanjye narebye gutabana nsanga nabambaye ikigwari kandi nanjye nta mwana nigeze muzana twarababyaranye nta mwana abyaye mu gasozi ngo muzanirwa murebe n'abanjye nawe naje mu rukundo muteza n'igikumwe nawe ni ngaho akira wese ko ngukunze nkwaye urukundo rw'igikumwe nkwaye amahoro nkwaye agaciro mu bandi bagore bagenzi bawe nta mugore uzagusuzugura kuko uri umugore w'agaciro. Murakoze cyane rero bakunzi ba Buganza TV, ariko natwe mu gusoza icyo nakubwira cyo nuko niba utari wabonaho umugabo ari kurera umwana mu rugo n'uburyo biba bivunanye, nta kintu na kimwe ku isi y'Imana wari wabona kibabaza cyangwa se kivuna. Si nibyo gusa kandi namwe abanyarwanda muba mudukurikiye ku mbuga nkoranyambaga kuri izi televiziyo zacu, by'umwihariko kuri Buganza TV, turakubwira ko umuntu w'umudamu wataye umwana uba wamaze gukora ikintu gikomeye cyane, uba wamaze kwiyambura ubumuntu. Nta mpamvu rero umugore ashobora kuba yatanga agahereza abantu ngo nasize abana nabyaye nabasigiye papa wabo wababyaye. Muze kutubwira muri comment koko niba icyo kintu gikwiye ko umudamu ashobora kuba yari ku mugabo wiwe utuye mu nzu nk'iyi ngiyi turimo, n'inzu nini nuko tutigeze dushaka kwerekana ibyumba byayo, warangiza ugati iyo nzu ukagenda ugasiga abana. Ndabizi benshi muri mwebwe muri comment muraza kwandikamo ngo inzu nicyo uyiririyemo, turabizi yego inzu nicyo uyiririyemo, ariko nanone umudamu gupfira abana n'inshingano zanyu, kuko twega abagabo ntabwo abagabo bajya babasha kuba barera. Reba nawe kuba wagenda ugasiga abana bangana n'uyu nguyu ndetse n'uyu nguyu bahetse hano mu mugongo. Ibi rero ni bimwe bigenda bikwereka ko abantu turi kugenda dutakaza ubumuntu n'ubunararibonye bw'uko dushobora kuba turi abanyarwanda. Nyabuneka nitureke kumera nk'imbata, kuko imbata nizo zibyara zikahita zirekera aho ngaho. Abantu rero nitumere nk'inkoko, abagore ni mumere nk'inkoko, uburyo inkoko ibundikira abana bayo izuba ribaye ryinshi cyangwa imvura iri kugwa ujyemo hagati, ntabwo ari isake. Izi ni inama turi kugirana, ntabwo ari isake ijya kureba abo bana, kuko isake akazi kayo karazwi, ariko inkoko kazi nk'uko mubizi, inkoko kazi iragenda rwose iri gutora n'abana agaca kaza ikabamba amababa igasohora inzara zayo agaca kakirukanga. Si nibyo gusa, nanone turaza kongera kandi kukwibutsa ko ya nkoko y'imvura iri kugwa utwana twose duhisha mu Buganza TV, ibyubaka sosiyete nyarwanda gusa.